nibidashya vuba ndababara kuko uburyo nshonjemo mbona ikintu zitari gufunguka bagabo. Hano ndi bukenera abantu bari bumfasha. Yego ko Kristo ku musaraba. Amakaroni ko bireba byamanje bonora. Oya bime hano mbikore bime hano bime. Oya shubyo nagari. Yashize amavuta. Nkana hano. Oya bikate. Bari bikate ibyo bintu uri gukora. Urabona itari kunyerera? Asante. Twagiye. Okay. Oya. Behind the scene mujye muyireka. Okay. Hello. This is the blessing show. Nk'ibisanzwe amazina ya Tumusime Juliet. Man, umva nari mbakumbuye ndabashuje. Mwese bifurije ibihe byiza. Nkuko mubibona rero uyu munsi ngiye guteka. Byari byababaho mwari mwahura na situation wumva ushonje byatari kandi uri kubara udusaha two kuryama, uri kuvuye nko ku kazi cyangwa wiriwe mu bintu byinshi, uri mu rugo ushaka guteka ukaza ndateka ibiryo bihe byihuta vuba. Ubu rero umunsi rero nimba bijya bikubaho ukajya mu rugo ufite igihe gitoya, ufite igihe gito cyo kuryama cyo kuruhuka kandi ushonje ariko ushonje nkuko nshonje. Ibi ni ibiryo byoroshye ariko byoroshye bishobora guhira iminota mike ishoboka kandi biryoshye ushobora kurya ukumva kabisa voilà uraryamye ubyutse neza. Ibindi byose babyita ngo reka tubyite chap food sibyo? Ni chap bya bindi bitajya bigorana kandi ndakeka ko ni ibintu biri simple n'ibintu bisanzwe. Ndakeka ko utabura inyanya, ndakeka ko utabura pavuro, ndakeka ko utabura igitunguru muri firigo na sereri, ntago zabura aho ngaho. Makaroni n'utuntu turi simple vraiment sibyo? So ni kuvuga ngo nk'umuntu ushonje rero urushye uvuye ku kazi cyangwa byagenze gute cyangwa couple ishobora kubibaho gutyo, hari amakouple abaho yitekera y'ubwayo. Ibintu bya chap na bintu byo kugorana nk'isosi, ubugari, umuceri, ibindi ku ruhande igihe urushye cyagiye wumva ukeneye ibiryo byihutirwa. This is the best food for you. So tubane tuze kubana uyu munsi nibishya tuze gusangira. I know biraza kuryoha. So ikintu ngiye guheraho cya mbere ni amakaroni. Mfite iminota mike kuko ndashonje, kuko nibidashya vuba ndababara kuko uburyo nshonjemo mbona ikintu zitari gufunguka bagabo. Hano ndi bukenera abantu bari bumfasha. Yego ko Kristo ku musaraba. Amakaroni ko bireba byamanje bonora. Oya bime hano mbikore bime hano bime. Oya shubyo nagari. Yashize amavuta. Nkana hano. Oya bikate. Bari bikate ibyo bintu uri gukora. Urabona itari kunyerera? Asante. Twagiye. Okay. Nkuko mubibona nyine ngiye guhera ku makaroni. Mandashonje. Murabona ngiye guhera ku makaroni. Amakaroni ni indyo yoroshye kandi ishya vuba ku bantu rero muba muvuye ku kazi. Nuko bigenda munaniwe bitagutya ukatemo kabiri. Afata utundi ongera adukatamo kabiri. Niba muri babiri uteka ibiryo by'abantu babiri, nimba muri batatu uteka udukaroni tw'abantu batatu.
as you see. So amakaroni ukayakata ukayashyira gutya ku ipanu. Uyishyira ku ipanu, urayafata ukayakata ukayashyira ku ipanu, warangiza tugakata, tugiye gukata. Icyo waheraho icyo ari cyo cyose, it's okay. Yesu ni inzira y'ukuri y'ijuru, nayo inzira munsi y'izuba, twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu ni inzira, Yesu ni inzira, Yesu ni inzira y'ukuri ijya mu ijuru, nta yindi nzira munsi y'izuba, twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Ibyo yakoze i Betaniya, ubwo yaririraga ku mva ya Lazaro, yagaragaje ububasha bwe. Lazaro ava mu gituro ari muzima. Yesu, Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Okay, so guys, then dukata igitunguru. So nuko bimbayeho. Igitunguru ni cyiza, igitunguru ni cyiza iyo cyagiye mu maso nyine ukarira biba byiza. Tugiye gukata inyanya noneho. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. 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 Aragenda agenze ku isi hose, sanga nta nshuti nziza nka Yesu. Yesu ni inshuti nziza cyane, iruta inshuti zo muri iyi si. Mu bibaza kubera igisubizo, mu ngorane akakubera umukiza, no mu rupfu akajyana nawe. Uwo ninde wahwanya nawe? Inshuti zo mu isi ntakigenda, zigukunda iyo uri mu munezero, waba uri mu byago ikakuvaho. Iyo ntabwo ari inshuti nziza. Izo mu ngorane akakubera umukiza, no mu rupfu ikajyana nawe. Yesu we uri inshuti nziza, tumwisunge niwe nshuti nziza, itabura kuboneka mu byago, no mu rupfu ikajyana nawe. Yesu we uri inshuti nziza. Okay, now we are done. Kubikata birarangiye. Ibintu mubyiteho, turakoresha inyanya, seleri, pavuro n'igitunguru. Songeye kubifata bishire hano mu makaroni. Kandi ikintu kiba gishimishije, bino biba ari biri boilo, ntago biba birimo amavuta. Abantu badakunda amavuta, so this is the chap food and the best food itarimo amavuta pe. Apana ibintu byose gukaranga. So abantu bakunda amavuta rero mu kwihangana ngo muzajya mu bikaranga. Yeah, ha. Noneho
ndahera he ngiye gushiramo izi pavuro zishira uruhande rumwe. Naragendagenze ku isi hose sangana nshuti nziza. Zishira uruhande rumwe. Ndafata seleri zanjye nazo nzishira uruhande rumwe. Yesu ni inshuti nziza cyane iruta inshuti zo muri fata ukuboko kwanjye maze ungendeshe tujyane ungeza heza. Hanyuma ndafata igitunguru cyanjye ishyiremo nacyo kuwiteka sinagira hongera nagufite nk'amaho ushaka konjya uhanjyane fata ukuboko kwanjye maze ungendeshe tujyane ungeza heza kuwiteka sinagira hongera nagufite nk'amaho ushaka konjya uhanjyane fata ukuboko kwanjye maze ungendeshe tujyane ungeza heza kuwiteka sinagira hongera nagufite nk'amaho ushaka konjya uhanjyane. So now we are done. Twabishizemo tugiye kujya mu gikoni tubishireho. Ikintu turi bukore turashiramo uduvuta dukeya nta kunyu gakeya turi bwongeremo turangiza dupfundikire dushire kuri cuisine ku ziko dutogote imyanya mucyo cyane birabihiye bisa neza. I can't wait to taste this food. I'm very hungry. Wait and you see. As you see, mbishize kuri ku ziko ibintu bisanzwe. Ushobora kuba ufite imbabura nayo wayikoresha nta kibazo, ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bihambaye. So ushiramo umunyu hano hagati akunyu gakeya ku bantu badakunda umunyu natwe, abantu badakunda umunyu mwinshi ushiramo akunyu gakeya kugira ngo ni wowe kugira ngo ube mwinshi buriya waba mukeya biraza kumfatana none. Gushiramo utuvuta dukeya nk'uko mubibona byose ni ukubitogosa tu nta kirenze nta birenze byose ni imitogoso hano. Ni boyiro y'iminota mike cyane. Aya ni amazi ngiye gushiramo sibyo. Urabipfundikira bano murabizi kwitagira umupfundikizo ariko urabipfundikira. Kugendana na Yesu ni rihambaye. Okay, so turategereza iminota mikeya ibiza gushira iminota mike cyane yaba bihiye twaba tujye turya simple food. So tugiye kureba ukuntu ibintu bimeze. Iminota mike cyane ntabwo ari iminota myinshi. So twari twabivanze rero nkuko mubibona. So delicious. So amakaro ntabwo arashya neza ariko mu kanya araba ahiye. Nshishamo kugira ngo bitaza gufata kuri pano agafoka konyine gusa. Ivanze tu nyanya byose ibintu by'intungamubiri byose birimo nyine. So how is it? Wait for
30 seconds buraba buhiye neza. Can't wait to taste. I'm very hungry. Tuzimya. Okay. Sasa ibindi nimubyiteho abantu tutari busangire. Nihangane ngendera mu kantu gatoya. So oh, so good. Kuvuga ngo let me taste, and I'll be the one who want to taste. Shush. Karyoshye, trust me. So ku muntu rero ushaka kurya bigira ni chap food. Chap food ni iyi ngiyi ushobora gukora ukarya unaniwe uvuye ku kazi, ufite stress udashaka guteka, ushaka kurya kandi ugomba kuryama wariye. So this is the best food. Kurya neza ugahaga, wanyuze ukajya mu buriri ukaryama kandi ukoresheje igihe gito gishoboka. So dusangire. Thank you.